where the role that the global Anglican communion should play uruhare is to rwa take the Bible, turangirikane put ku it isi to the center, dukwiye kugira ni ugufata Bibiliya preach it, let the Bible rukayigisha itself rukayishyigikira, interpret itself by scripture speaking to reka Bibiliya scripture. ubwayo yisobanura When aho we replace ibyanditswe the Bible bisobanura and put it ibyanditswe. aside, Iyo we have dufashe failed Bibiliya tukayishyira ku and we are ruhande, finished. What do we tuba have? What do we dutsinzwe, hold tuba on? turangiye. So we None se need tuba to dusigaranye teach iki? the Bible. We Niyo need to mpamvu teach dukeneye the scripture. kwigisha We Bibiliya, need to bring dukeneye the Bible kwigisha back. ibyanditswe This is the byera, message we have been giving tugomba all these kugarura days. Bibiliya. So we are ubwo nibwo rewarding butumwa the tumaze Anglican iminsi dutanga. community. Niyo Statement that has mpamvu been released, first of turimo all, kuvugurura is that ihuriro now rya we have a Gikari. new council Itangazo ryasohotse rivuga ko ubu dufite inama nshya. Mbere twari tuyobowe n'inama Today what we have is a conciliar structure. ariko ubu dufite imiterere That is the primate council n'ubuyobozi that has bushya been expanded. bwagutse kurushaho. That expansion Iyo brings in miyoborere lay, mishya brings in clergy, irimo brings in abarayiki, irimo bishops. abapasitori, irimo And so it's more of a n'abepiskopi, conciliar structure. bityo ikaba ari It's a imiyoborere shared leadership. isangiwe. It is not just a one man show. Si umuntu umwe ufata icyemezo, ni ubuyobozi busangiwe. Leadership. Iyi This nama mpuzamahanga y'Abangirikani imeze nk'ubwato. council, Buri wese afite ijwi kandi afite everybody has a uruhare. voice. Ntabwo ndi umurwanyi cyangwa undi urwana n'undi I'm nawe. not a rival. Dan Sera is in the city of Canterbury. Dansara ari mu mujyi wa Canterbury. Njyewe ndi mu ihuriro mpuzamahanga rya Anglikani. Nta ntambara iri hagati yanjye nawe. Nashize umutima ku byanditswe byera. Nashize umutima ku kwigisha Bibiliya. Nibanda ku nyigisho z'ibyanditswe kugira ngo zituyobore. So we have stated that the future has arrived. Twavuze ejo hazaza, Indeed, the future has none arrived. ejo But now that the hazaza, future has arrived, we need ejo to move hageze. forward. Ariko none hageze. Tugomba rero To preach gutera the good intambwe news, tukajya imbere, to kwamamaza strengthen ubutumwa our members bwiza, through the teaching of Scripture, Bibiliya, to remain kugira ngo dukomeze true and be abanyamuryango faithful to bacu, the teachings of the Scripture, to put gukomeza kuba indahemuka ku nyigisho z'ibyanditswe no gushyira Bibiliya ku isonga ku byo byose dukora. the Bible to the center of everything that we do. The rest Ntabwo turi kurwana will take care n'umuntu of uwo ari we itself. wese. So we are not fighting Ntabwo turi gushaka kujya impaka anybody. We are not moving to argue with anybody. We are moving forward turakomeza umurimo to formation n'ihamagarwa and ryacu. culture. What challenges you face as being chairman? Ni izihe mbogamizi muhura nazo? Well, I don't see any challenges Ndetse that nabona I face imbogamizi in the zikomeye mu global Anglican ihuriro communion. ry'Anglikani The challenges mpuzamahanga. will be questions that people Imbogamizi ask, zishobora and we kuba are ready ibibazo to answer abantu those bashaka kandi questions. The twiteguye challenges will be people who kubisubiza. are biblical orthodox, who are saying, how can I be part of it? Hari n'abemera inyigisho za And Bibiliya we are saying neza our arms bibaza are bati open ni to gute embrace. twaba umwe Come muri and sign the Jerusalem twebwe Declaration, turavuga and you are tuti in. amaboko yacu If you are a leader or you want to take leadership in the global Anglican community, we will ask you not only to sign the Jerusalem Declaration, but also to reject those instruments that have not worked for us in the past. Not to go into itangazo rya Yerusalemu, ariko nanone ukanga ibikoresho those meetings, not to take those funds from those organizations that we are not equally yoked. That's what we would ask you. tuzagusaba kutajya muri izo nama no kudafata inkunga ziva muri ayo mashyirahamwe tudahuje imyizerere. Ariko uretse ibyo,
twakira neza abemera inyigisho za Bibiliya, abemera inyigisho z'ibyanditswe, Otherwise, we welcome abemera ko Bibiliya igomba kuba all ku isonga, Orthodox believers, bose barakirwa, people who bashobora believe in the kuza teaching of the scripture, bakifatanya natwe. people who believe that the Ntekereza Bible ko should be in the center. ikibazo abantu bafite Then ari welcome, they can ni join. gute I think that's how twakwifatanya people, nawe. the question, Ni if gute any twaba challenge is abanyamuryango. what people are asking Igisubizo ni and wanting to know. How can mushobora I join? kwinjira, How can I be a member? mubikora mute, Can gusa I be itangazo in? rya And Yeruzalemu, we are saying, yes, you can waba be uri in. umuntu How? ku giti By signing cyawe, the Jerusalem waba Declaration. Whether you are an individual, uri whether you are paruwasi, waba a uri parish, diyoseze, whether you are a diocese, cyangwa whether you are waba a uri province, provinsi you are y'itorero, welcome to come in. urakirwa. If you aspire to leadership, Ariko niba ushaka kuba umuyobozi, hari ibyo tuzagusaba kudakora. Uzasinya itangazo rya then Yeruzalemu, there will be things ariko that we will nanone ask you not to do. muzitabira So you send the Jerusalem izo Declaration, nama. but you also don't participate. I Izo think the nzego word is cyangwa participation. ibikorwa Also don't participate in those instruments that have failed. We have ibyo left that twabiriye behind. abanyuma. We move forward. But please understand me again. We are the global Turi ihuriro Anglican mpuzamahanga communion. ry'Abangirikani. The church needs to Itorero bring the rigomba teaching of kugeza the inyigisho scripture za Bibiliya ku to buryo the bw'abantu level that they basobanukiwe. understand. Itorero rigomba The church needs to kubegera come close to them, rikaganira grapple nabo with them ku bibazo on the bahura issues nabyo. that they are Igisubizo dealing with. si ugusimbuza The answer Bibiliya is y'umuco not to w'iki replace gihe the scripture cyangwa ibigezweho, with the contemporary igisubizo culture ku bibazo or with byabo, ku bibazo or byacu with no ku bibazo what is byanjye going on biri around. mu The byanditswe answer byera. Niyo to the mpamvu questions, to ibyo our dukora questions, byose, to my ibyo questions twigisha byose, are in the n'ibyemezo scriptures. dufata So bigomba whatever we do kugaruka and whatever we mu teach and byanditswe. however we disciple Tugomba them, we come back kwigisha to the scripture. ibyanditswe, So we kandi need to bring the tugomba scripture to bear. kureba We need imico to see those z'agaciro, cultures, those values we are talking about through the binyuze lenses mu of what the ndorerwamo Bible teaches. y'ibyo Bibiliya yigisha.